Ishangi Radio TV FM. Hari byinshi bibi by'umubabaro tunyuramo abantu tukabyibagirwa, ariko ibihe by'umubabaro byagaruka tukabyibuka. Pastor the one. Najyaga nihorera ikiganiro cyo nitinyuka nawe urashoboye. Radio Ishangi Radio TV FM online, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. IRTV radio yawe rero turaje kugira ngo tuganire muri tinyuka nawe urashoboye. Kuri munsi rero urabona ko twamaze kukuzanira by'umwihariko uburyo bwiza bwo gusobanukirwa neza na business online, business itari pirate, business igezweho, business ikenewe. Tavumiriya iminsi n'imutindi nyibukije bya bihe by'umubabaro n'amarira. Abantu twese ntitubayeho kimwe nuko tutabyumva kimwe. Hari abantu babayeho mu kinyoma, ibaze umuntu bahababaye afite agahinda n'intimba ku mutima, kuko abona mugenzi we abayeho neza bikamurya ku nkuko rero mubibona, urabona ko dutangiye ikiganiro cyacu cyitwa tinyuka nawe urashoboye. By'umwihariko tukaba turimo rero tugenda tukubwira ngo iyi ni gahunda nziza ya yindi izanywe n'Ishangi Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. Hanyuma tukubwira ngo rero turi kumwe n'Ishangi Focus TV aho urimo ureba amajwi n'amashusho, tukaba turi kumwe n'Ishangi.rwa aho urimo ureba inyandiko inonosoye neza, imeze neza. Hanyuma tukubwira ngo turi kumwe n'abaterankunga bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko tuje muri kiganiro cyitwa tinyuka nawe urashoboye. Hanyuma muri tinyuka nawe urashoboye uyu mwanya tugarutse kuri Life Good, ya kampani nziza ya yindi irimo ikorera abantu benshi bitangaza, aho abantu barimo bayivuga imyato bavuga bati rwose iyi ni kampani yaje ikenewe. Kampani yaje ikenewe rero by'umwihariko ituruka muri USA cyangwa se muri Amerika, muri leta ya Florida. Aho ngaho rero irimo gutuma abantu benshi by'umwihariko ibintu bihinduka gatanu kuri gatanu, abasaza n'abakecuru, abagabo n'abadamu, abasore n'inkumi. Urabona ko ibintu ari gatanu kuri gatanu, ari byo bita double 5. Reka nkubwire ngo rero by'umwihariko turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, nawe urabibona yuko Life Good ije koko ari igisubizo mu bantu benshi bayikeneye, mu bantu bakeneye gukora business online, mu bantu bakeneye gukora business itari scam, business isobanutse. Ahangaha Life Good irashoboye kandi irayoboye. Nayo mpamvu rero by'umwihariko turi kumwe muri izi ndirimbo zigiye zitandukanye twagiye tubagezaho. Reka tunye tukubwire ngo rero uyu wa mukunzi wawe wa wundi umuvandimwe wa Dr. Victory, umwe uguhoza ku mutima. Hanyuma tukubwire ngo gatanu kuri gatanu turi kumwe kandi turahabaye. Muri tinyuka rero nawe urashoboye. Reka uyu mwanya dukomeze tureba mbese koko nawe wabigeraho, mbese nawe wabishobora, mbese nawe wabishobora. Nta kindi rero, n'amadolari 50 yonyine, ubundi hasigaye nawe ukajya mu isoko ry'umurimo ugahangana n'abandi bantu bose, nawe ukabasha gupushinga buri kwezi, ukabasha gufata amafaranga atari munsi y'amadolari 200 hafi na 40. Reka nkubwire ngo rero ni ibintu bishoboka cyane, ibi ni ibintu byiza cyane. Reka nkubwire ngo muri Life Good birashoboka. Hanyuma utwo n'udufaranga duke cyane nkurikije ku munyamuryango wabashe kwinjira, hanyuma agashyiramo agakora nk'uko bikwiriye. Ibi ngibi byo birashoboka. Ntabwo rari bya bindi bavuga bati ni kampani izakora ukwezi kumwe ikabiragiye, kampani izakora amezi 2 ikabiragiye, kubera ko Life Good ni imwe mu makampani ya mbere ku isi arimo agaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuba yafata abanyamuryango benshi kandi bose bagahembwa mu buryo bungana. Reka nkubwire ngo rero uzahembwa kubera ko wakoze, ntabwo uzicara ngo uvuge ngo uzahembwa. Cyakoza nyine uzafata udufaranga tw'umunyamuryango dusanzwe, ariko nukora mu by'ukuri uzabasha guhembwa nawe ukore ku ifaranga nk'abandi bose. Life Good rero ni kampani ituruka muri Amerika. Nawe urabibona ko abantu benshi barimo bavuga bati nyamuneka twari twaranyazwe, twari twarahombye. Iyi kampani koko yari yaragiye hehe? Kukije twarahombye n'abavandimwe bacu benshi bafite ubwoba. Hari abantu benshi bafite ubwoba bavuga bati nanjye nabijyamo ngahomba. Hari zagiye zihita zifunga zitamaze n'amezi 5, hari zagiye zifunga zitamaze n'amezi 3, ndetse zikatwara n'imigabane myinshi y'abanyamuryango. Ariko Life Good ije neza, uyu mwanya imaze amezi 7 yonyine, ari
ariko mu by'ukuri abantu benshi maze guhindura ubuzima nawe urababona bagiye batandukanye mu bice bitandukanye Burundi, Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kenya, Zambia, Malawi, ahantu hose hagiye hatandukanye. Live Good irimo kuyobora kabisa muri Afrika. Urabona ko abantu benshi barimo kwivuga imyato. Utarinjira rero nta kintu ugomba gukora, naguhaye link hari hasi uhita ukanda winjire, numara kwinjira ubundi hasigaye uze kumbaza ibindi bisobanuro nyuma. Hanyuma nkubwire ngo rero ni ya gahunda nziza, ushaka kumamagana ni 0784404252, hanyuma tukagufasha. Ushobora no guhamagara 0782221488 ubundi tukagufasha. Airtel Tigo ni 0722508852, unasige tukagufasha tukakwakira na yombi. Live Good rero ni company nziza yaje ikenewe, yaje iyoboye. Dusuhuza umuvandimwe Bosco, dusuhuza umuvandimwe Jean Pierre, dusuhuza umuvandimwe ese ko ari benshira, harimo Jado hariya ihuye ndagushuje cyane. Abantu mwese mukomeje kwerekana yuko Live Good iyoboye. Muganga Rusi hariya Gaseke turagushuje cyane. Muganga Darira turagushuje cyane. Abantu mwese mukomeje kwerekana yuko Live Good muyikunda, reka mbabwire ngo 5/5 turabashuje cyane. Hanyuma turimo gusuza by'umwariko uyu ninde ni Kabasinga turagushuje cyane. By'umwariko hariya mu Ruhango turagushuje cyane. Turi kumwe n'ikinyobwa cyiza cyitwa Answer Juice of Family, yaje ikozwe mu bimera, tangawizi ndetse n'indimu ndetse na kamfa na cinnamon. Ni juice rero ifasha ku nzira z'ubuhumekero, igogora asima, sinezite, bronchite. Ni igufasha kugira ngo mu nda bibe bimeze neza, abantu bagira isereri, abantu bagira ibinya. Reka nkubwire ngo iyi Answer Juice of Family irayoboye, cyangwa se igisubizo cy'umuryango. Ni juice nziza rero iri naturelle, ni igisheke, indimu, kamfa, cinnamon, shubiri ndetse by'umwihariko na gisenge. Reka nkubwire ngo rero Answer Juice of Family ni juice yaje ikenewe kubera yuko izanywe n'umuterankunga w'iki kiganiro ariwe Ishangi Company Limited Rwanda. Ikaba Ishangi Company Limited yagushireho Ishangi Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. Hanyuma tubwira rero bose ko uri mu ruzinduko hariya ko tukuzirikana nawe, bose ko Hakizimana, bose ko turagushuje cyane. Abantu mwese mukomeje kwerekana yuko mudukurikirana 5/5 turabashuje cyane. Hanyuma turi kumwe rero by'umwihariko uyu ninde ni benshi barimo bagaragaza yuko bajoining Ishangi. Harimo Divine, harimo uyu ninde, harimo Lucky John, abani bande barimo tubwira bati natwe tubakurikirana 5/5. Mwese rero Answer Juice ibagereho. Hanyuma ibagereho juice nziza ikozwe mu gisheke, ibaryohere kandi banezeze. Iza muri Ishangi Company Limited. Hanyuma twikomereze rero twirebera by'umwihariko by'umwihariko ni ya company yitwa Live Good, company nziza aho ushobora gushora ukunguka, aho ushobora gushora nawe ukajya mu isi y'amafaranga, aho ushobora gushora nawe ukavuga uti ahangaha kabisa nanjye ngiyemo neza 5/5. Ariko se iyi kampani yajite, iyi kampani imezite, ese kampani irimo ihindura amateka y'abantu benshi imezite, mbese kuko birashoboka? Ndeka nongere nkubwire ngo ntibishoboka, ni muri umuntu wo gutsindwa naho birananiye n'igisubizo cy'abaswa. Abamaze gutinyuka mbere rero kubera ko ni kampani yatangiye mu kwezi kwa mbere, uyu munsi turimo kugaragaza yuko ari kampani ishoboye, kampani ikomeje kwerekana yuko ibyo ivuga ibikora, by'umwihariko igafata purusa nyinshi ikaziha abanyamuryango, hanyuma igafata purusa nkeya. Irafata purusa 40 ikaba ari zisigarana, hanyuma purusa 60 ikahita iziharira abanyamuryango gusa. Byumvikane ko rero ni ibintu bisobanutse, ni ibintu bimeze neza, ni ibintu byubatse mu buryo bwiza buri online, kandi ku buryo bafite inyunganiramire cyangwa se inyongeramubiri zifasha abantu ku ndwara zigiye zitandukanye. Ukaba rero ushobora no kuzifata mu buryo butandukanye. Ntabwo rero uzabona stoke mu bihugu bigiye bitandukanye, kereka gusa barugiyemizamirimo bazavuga bati reka tuzane izi stoke tuzizane tuzishyire mu gihugu cyacu zihagome. Ariko uyu muyobozi yaravuze ati ndashaka ko abantu bose bakora ku ifaranga kandi mu buryo bungana. Nushaka rero izi product urazituma, hanyuma nuzizane zigere kuri majerwa, hanyuma ubundi baziguhe ujye kuzideduana, ubundi hasigaye uzigeze ku bantu bawe. Ziza ari kuriye nawe zikugereho, ziremererwa kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose. Buri muntu wese yemererwa kuyituma iyi product arayituma. Hanyuma nkubwire ngo turi kumwe na timu nziza cyane, aho Live Good iyoboye rwose irimo igaragaza yuko ishaka guhindura
ubuzima bw'abantu benshi, abanyafurika benshi babashe kumenya live good niki, mbese ni kubera iki yaje ije rero kugira ngo ifashe abantu benshi ibazahure mu bukene bari barimo, hanyuma nabo bakore ku ifaranga, kandi igishoro cy'umugabane ungana amadolari 50 gusa. Link nayiguhaye, ubundi hasigaye urabona handitseho link rwose, nurangiza uhite winjira, joininga winjire, numara kwinjira ibindi bimbaze. Telefone 0785408252, hanyuma leta ngusubiza uko ubigenza kugira ngo winjire ujoininge nawe by'umwihariko live good, nawe ukore winjire mu isi y'amafaranga, nawe utangire gukora nk'abandi bose. Imipaka narengwa abo bagushakira amabi bakubure nibazwa wageze no najyaga nihorera ngatekereza hashize nkibaza inzira nanyuze ndabyibutse ndababara ku rundi ruhande kumenya iyo navuye niyo ngana najyaga nihorera ngatekereza hashize nkibaza inzira nanyuze ndabyibutse ndababara ku rundi ruhande kumenya iyo navuye niyo ngana. Magana disi biteye isoni n'ikimwaro, ibaze yuko wajyaga wicinye icyaro uzi yuko ntakiriho, rimwe na rimwe ugatumira za nshuti zawe muhuje umugambi mukishima, uzi indi mitego yawe yaramfashe cyahebyoka cyayirebera imfubyi n'ibumbya, ntibukeye kabiri wisanga twicaranye, mbega isoni n'ikimwaro utangira kubunza imitima ngura bigenze ute, nk'umuruko wagize nge siko nagira tuze duturane, nihashimirwa Nyagasani niwanyijishe ujya munsi abanzi batabarikaga, nabunzaga amaso hirya no hino nkabo n'abagota bose, nihashimirwa Nyagasani ukiza umuntu urwari rwamubonye, ubu nibwo najya kwemera yuko imbaraga ze zitangana n'iz'abantu, nihashimirwa Nyagasani wonyine niwe ushoboye kurengera abarengana muri ubu buvume bw'isi. najyaga nihorera ngatekereza hashize nkibaza inzira nanyuze ndabyibutse ndababara ku rundi ruhande kumenya iyo navuye niyo ngana najyaga nihorera ngatekereza hashize nkibaza inzira nanyuze ndabyibutse ndababara ku rundi ruhande kumenya iyo navuye niyo ngana. Birashoboka rero yuko ushobora kuvuga uti se ibi bintu bibaho, ese ibi bintu birashoboka? Oya, birashoboka cyane, reka nkubwire ngo birashoboka 5 kuri 5, birashoboka ndetse cyane 5 kwa 5. Ishangi record nifike just you know nditwebye sindi pomno fomono asindi kwashe pepe. Hanyuma rero reka tubagezeho n'izi ndirimbo. Uyu musore aravuga ati ndi uwawe, reka nkubwire ngo uyu musore rwose aravuga ati ndi uwawe, by'umwihariko ndi uwawe rwose neza cyane 5 kuri 5. Reka izi ndirimbo tube tuzumva rero, dukomeza twikomereza n'ikiganiro cyacu Tinyuka nawe urashoboye, hanyuma twumva n'izi ndirimbo zikunogere kandi zikubere nziza cyane. Ishangi record nifike just you know nditwebye sindi pomno fomono asindi kwashe pepe ndikwashe ibyo bikomba ngenga tuza ujye nakuye karasa pepe ngaho nsingiza ngaho moninga ngaho nsingiza ngaho subaye wache subona byajya bikavamo akubamo ubaye uwanjye nitwebye ubaye uwawe nitwebye ubaye uwanjye nitwebye ubaye uwawe nitwebye bebe twebye moshe twebye bebe twebye moshe twebye.
kuvuga ntibashake biyahure uyu musaga samoya ndacuranga uririmbe pe igitima ni pimpimpi umuti ngito nta kinya uyu musi ni decision sindipo wandaritobora bamo nduwawe bamo nawikekwe bamo nduwawe bamo nawikekwe nduwawe subaye wache subona byajya bikavamo ubaye uwanjye nitwebye ubaye uwawe nitwebye ubaye uwanjye nitwebye ubaye uwawe nitwebye ashyizeho amadolari 50 ushobora kuzatangira gukorera ku ifaranga ariko no kwa link ushobora kwinjira muri iyo link hanyuma hasigaye tugahita tukwereka uko bigenza kugira ngo utangiye kujya ku ifaranga winjire munsi y'amafaranga winjira munsi y'amafaranga rero wifashishije ifoto kampani yaje kugira ngo izahore imibereho y'abantu benshi ubuzima bwari bwarabaye ikibazo ngwino rero nawe joining ntabwo rari kampani uzashora uzicara gusa ngo ubone amafaranga yakwizaniye gusa ahubwo uzakora nawe winjire munsi y'amafaranga nukora buke uzabona buke nukora cyane uzabona cyane nukora buke uzakora uzahembwa dukeya ariko nukora cyane uzahembwa cyane nawe kunejeje binezeze n'umuryango wawe binezeze n'abakubona kuko impinduka zizaba zigaragaza aho utambutse abantu bazabimenya yuko wamaze kugera muri live uko byagenda kose ni ibintu bizabyigaragaza rero ni ibintu bizaba byikora nta kindi rero telefone ni yayindi 078540 hanyuma undasigaye nawe ukinjira mu isi y'amafaranga ikindi uraduhamagara aho uri hose aho uherereye hanyuma tukakohereza timu yabigize umwuga kunyangaze kugufasha hanyuma nawe usobanukirwe neza na live good icyo ukora nta kindi ni uguhamagara gusa undi tukakohereza timu yabigize umwuga dufite abaforomateri babishoboye dufite timu leader ifite imbaraga ku buryo ubona ko aho waba uri hose muri Afrika baragusanga aho waba uri hose ni hashaka bari no mu Burayi turagusangayo hanyuma undi hasigaye tugufashe telefone ni yayindi 078540 ubundi hasigaye tukorereze timu yabigize umwuga ubundi hasigaye nawe utangire kwinjira mu isi y'amafaranga winjire mu isi y'amafaranga aho nayo minsi mike uzavuga uti kabisa nari narahombye nari naratinze ariko uyu munsi ndabimenye Ishangi Radio TV yaje ikenewe Ishangi .rwa yaje ikenewe aho noneho uyu munsi ari ibintu bigaragaza yuko Ishangi yaje kuko ikenewe ari kampani yaje ishakwa by'umwihariko iyi kampani Ishangi Company Limited Rwanda yadushyiriyeho Ishangi Radio TV radio yacu radio y'abanyarwanda dushyiraho igitangazamakuru cyitwa Ishangi.rwa ndetse by'umwihariko idushyiriraho channel nziza cyane aho ibiganiro bizaba bitambuka ukabona mu majwi n'amashusho ibi rero byose turabikesha by'umwihariko umutera nkunga mukuru ariwe Ishangi Company Limited Rwanda hanyuma nongeye nkubwira ngo live good rero muri kiganiro cyitwa TINYUKA nawe urashoboye ahangaha turakubwira ngo ni ibintu bishoboka cyane ni ibintu kandi by'umwihariko byamaze gutekerezwaho byamaze kubonerwa igisubizo mu buryo bwiza aho abantu bose barimo joininga kandi bakabona ku mafaranga nkuko bikwiriye Ishangi Radio TV nkuko bigaragara rero ababyeyi barimo kwinjira ku joininga muri live good ku mugaragaro ndetse by'umwihariko kabahindura ubuzima bakavuga bati umva baduhujije amarira y'ama company menshi yagiye aza iyi company yaraje iduhoza amarira yaduhujije amarira y'ama company menshi yagiye aduhombya yaraje duhoza amarira ni ibintu bigaragara yuko iyi company yaje ikenewe mu banyarwanda yaje ikenewe mu birabura yaje ikenewe mu bazungu yaje ikenewe mu bahinde muri Aziya muri Oceania aho hose yari ikenewe kubera yuko ama company menshi yarazaga nta mareka abiri akabaragiye uyu munsi ni igishoro gike cyane cy'amafaranga y'u Rwanda agera mu 63,500 undi asigaye ko tujoininga company nziza company ijyanye n'icyerekezo reka nkubwire ngo rero turimo gukomeza twiyumvira izi ndirimbo zigiye zitandukanye indirimbo twakuzaniye kugira ngo nawe ubashe kumenya yuko turi kumwe 5 kuri 5 uhobera n'ubuzubwiki atikaze tekereza
z'umutuza buriyo bagirwe n'umwamurutabandi aguhobera n'ubwuzu bwinshi atikaze tekereza umutuza buriyo bagirwe n'umwamurutabandi aguhobera n'ubwuzu bwinshi atikaze tekereza umutuza buriyo bagirwe n'umwamurutabandi aguhobera n'ubwuzu bwinshi atikaze ye nta kindi rero urinjira muri telefone yawe ubundi hasigaye urinjira muri iyi link twaguhaye. Iyi link numara kwinjiramo ubundi hasigaye muri telefone yawe urandikamo izina ryawe, amazina yawe y'ababyeyi bombi wandikemo by'umwihariko email yawe, nurangiza uhita ukanda. Numara gukanda urahita winjiramo neza. Ukimara kwinjiramo neza urahita utangira kubona aho ugomba kwandika umwirondoro noneho nyirizina, umwirondoro wawe, amazina yawe yombi, karere, umurenge ndetse n'umujyi, hanyuma ukaza kongeramo password, ukaza kongeramo nomero ya telefone. Ubundi hasigaye ugahita joininga company nziza cyane, aho by'umwihariko baza no kugusaba uburyo ushobora kwishyura. Uyu mugabo rero yaravuze ati jewe ndashaka ko abantu bose bakora kwifaranga, bakore kwifaranga. Buri wese akore kwifaranga ariko kandi ku mugabane ungana, buri wese akore kwifaranga kandi ku mugabane ungana. Nta mwana urutundi, buri wese cyakoza abana bakora bitandukanye. Nta mwana urutundi, ariko imikorere y'abana niba batandukanya uburyo bagomba gukomeza urugendo rwabo rwo kubaho ndetse no kubahwa n'ababyeyi babo. Rero umwana niwe wihingobyi, ni wowe uzakora cyane cyangwa se ugakora bukeya. Nukora bukeya uzabona dukeya, nukora cyane uzabona cyane. Niko gahunda iteye. Nukora bukeya ukabwira abantu ibyiza bya live good, abantu bazayimenya bayisobanukirwe, hanyuma nawe uhembwe amafaranga afatika. Nubiceceka ukiyicarira uzamera nyine nka wa muntu bahaye by'umwihariko impiya akagenda akayitaba, yarangiza akavuga ngo nari nzi ko ngusarura utabibye. None rero reka nkubwire ngo ubutunzi ufite gerageza ubugenzure neza, buzakugirira akamaro, buzatuma ubona umutekano mu muryango wawe, ibintu bizagenda neza. Erega buryo yo munda bimeze neza n'ahandi bigenda bimera neza, no mu bavandimwe bigenda neza. Ariko rero iyo bitameze neza mu muryango, ngira ngo no hanze y'umuryango ntago biba bimeze neza, kuko nibagutumira mu bukwe ntuzabujyamo, niba bavuga ngo hari umuntu wagize ibyago ntuzamutabara kuko nta bushobozi ufite. Yewe reka nkubwire, iyo bitameze neza mu muryango no hanze y'umuryango birahagera. Rero reka nkubwire ngo gerageza ujoininge live good, hanyuma ubundi ubuzima buhinduke, ibintu bigende neza, ibintu bimere neza 5 kuri 5. Nutabikora rero by'umwihariko uzaba warabwiwe ukabyirengagiza, urabyirengagiza ku bushake bwawe, ingaruka niwe zizageraho ku giti cyawe, hanyuma abandi bimereye neza. Rero reka nkubwire ngo 5 kuri 5 ibi ngibi birakureba cyane. Reka nkubwire ngo telefone ni yayindi 0784 hanyuma tubwira abantu bose bakomeje kudukurikirana mu bice bitandukanye, harimo Emmanuel Bagara yose turagushuje cyane, Rambere turagushuje cyane, abantu mwese by'umwereko mwereka yuko mukurikirana Shangi Radio TV online turabashuje cyane, abakurikirana Shangi Focus TV turabashuje cyane, abakurikirana Shangi .rwa turabashuje cyane. Nta kindi rero kora Sabsucrabe ndetse na like na share na comment, undi asigaye twikomereze twimvira n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. 5 kuri 5 turi kumwe na Dr. Victory wa muvandimwe wawe ugoza ku mutima, turi kumwe rero double 5 Shangi Radio TV FM. Serious. Is all your love? Sinshaka gupfa
wankoreye ubusa mu buzima, ubugwari ubutwari n'ubuzima buhabanye. Kugira ngo ubone icyo ugeraho, wemera ko hari ikikubaho. Iyo hasoberwa nayo nta mpamvu y'ubwoba. You are very serious, you are very serious. Ibyo ukora byose you are very serious. No joke time, you are very serious. For umwambi neza umenya aho ugana. You are very serious, you are very serious. Ibyo ukora byose you are very serious. No joke time, you are very serious. For umwambi neza umenya aho ugana. Adeliye time uzabona kwibyo ukora atari ubusa. Wirekera komeza ibigusha ntibibura. Tera intambwe utikanga ugana. Ni wowe ufite urumuri mu biganza. Byuka maze ukore utiganga. icyo usabwa rero nta kindi ni ukujoyininga kampani, hanyuma nawe ukiyunga mu muryango w'abandi bantu benshi bari ku isi barimo binjira mu isi y'amafaranga, aho ubukene bwari bugeze ahantu habi, by'umwihariko nk'abantu COVID-19 yasize mu mazi abira. Reka nkubwire ngo live good rero ishobora kugira iki kumarira, abantu COVID-19 yasize mu mazi abira, yasize mu marira. Reka nkubwire ngo live good iraje kugira ngo ikuzahure, igufashe, hanyuma ihemba umuntu kubera ko yakoze, ihemba umuntu kubera ko yemeye gukora, ihemba umuntu kubera ko yemeye kuvana amaboko mu mufuka agakora. Ntago baguhemba amafaranga y'ubuntu nka bya bindi abandi bagendaga bakubeshya ngo gira gutya ngo ahite uhemba amafaranga menshi. Uzabona amarika agiye atandukanye bakubwira ngo injiramo ngo ahite utangira gukorera ibifaranga byinshi. Ngo yarayo live good nagaruka imeze, urinjiramo hanyuma utangire unakore, ubwire n'abantu ibyiza bya live good, hanyuma ubundi nawe ubihemberwe. Niko kuri kandi ngenda ubikubwira nabyiboneye n'amaso yanjye. Idolari ririnjira kuri account yawe, ririnjira rwose mu buryo bwiza. Ariko niba wakoze nudakora, ntabwo mva udakora ntakarye, niba rero wakoze uzahembwa, Reka nkubwire ngo rero dukomeze kwiyumvira n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye nkuko rero wabyumvise. Live good irayoboye. Reka nkubwire ngo rero by'umwihariko gusa ubwenge buza ubujiji buhise. Reka nkubwire ngo rero iki ni igihe nawe ugomba gutekereza kuri ejo hawe mbese hameze gute, ejo hawe bimeze gute. Ishangi Radio TV. Umuhanzi rero izira aravuga ati jya very serious, ati byuka maze ukore kugira ngo uzamenye kuri very serious mu byo ukora byose. Jya very serious, ibintu byose ubikore by'umwihariko ubishyizeho umutima, by'umwihariko twongera kubwira abanyeshuri bari mu biruhuko, bari muri vacances, tubabwira ngo rero live good rero ishobora guhindura ubuzima bw'umunyeshuri, ukazasubira ku ishuri ibintu bimeze neza, ushobora kuzasubira ku ishuri ibintu byagenze neza, ndetse by'umwihariko amafaranga ibyo bita argent de poche byagenze neza cyane. Amafaranga uyafite mu mufuka wawe. Abanyeshuri rero by'umwihariko reka babwire ngo rero kukura muri live good n'uguhomba, kandi iyo smartphone yawe ushobora kwibyaza umusaruro buriya, hanyuma ukazasubira ku ishuri mu kwezi kwa 9 ibintu byarabaye 5 kuri 5 cyangwa se double 5, ndetse by'umwihariko utakigora ababyeyi. Ariko disi we utakigora, ndabivuze hari umuntu uri hirya hakurya studio ahita aseka ngo nindera, ndabona ari umukobwa yitwa Nita, ahita aseka cyane. Ariko ndabona byaba ari byo koko. Anita nawe aravuga ati ngiye iyi smartphone yanjye ngiye kwibyaza umusaruro, hanyuma ubundi ahasigaye ibintu nanjye bizagenda biza mu kwezi kwa 9. Witwa Divine aravuga ati ngiye kuva uyu munsi ubu ngubu kwinjira muri live good nta mikino, kugira ngo mbyaze umusaruro smartphone yanjye, ubundi ahasigaye ukwezi kwa 9 kuzagera ibintu bimeze neza. Ntagora umubyeyi ku mugaragaro, aravuga ati ibintu ni 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo wamenye live good rero ibintu birasobanuka. Wowe utaramenya live good urabona ko abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bishimye ndetse baranezerewe, bavuga bati kuko iyi kampani yaje ikenewe mu gihe cya nyacyo, rero nkubwira ngo nshuti mukunzi w'Ishangi Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda, ndetse by'umwihariko mukunzi w'Ishangi Focus TV, nawe mukunzi w'Ishangi.rwa. Reka tukubwire
tukubwire ngo by'umwihariko turi kumwe 5 turi kumwe rero n'urumuri berwa design ya groupe ishinzwe gufasha abantu mu bijyanye no kumenya ibyiza byo kwihangira umurimo. Turi kumwe rero na Ishangi Company Limited irimo kwigisha uburyo wakwihangira umurimo ndetse ugatera imbere ndetse by'umwihariko gahunda zawe zikagenda neza. Ishangi Company Limited yagushyiriyeho gahunda yo kwigisha amategeko y'umuhanda by'umwihariko ndetse by'umwihariko n'ugu uruhushya rw'agateganyo ndetse n'ikinyabiziga cya burundu, uruhushya rwa burundu. Iravuga iti rero 5 turahabaye. Reka tukubwire ngo rero ibi byiza ntabwo wabibona ahandi uretse mu Ishangi Company Limited. Dukomeza kwishimira ibyiza rero, iyi nsinzi ibi yawe, ibi y'abantu bose ndetse na buri muntu wese wumva neza ibijyanye na live good. Ya company yaje igezweho, ya company yaje ikenewe. Wowe utajoyininga rero live good urimo kwihombya cyane. Abana barimo kugenda bavana amayabo, nawe uracyari aho ngaho ngo ntago bishoboka. Ariko ntibishoboka ni muri umuntu wo gutsindwa, nawe birananiye n'igisubizo cyabaswa. Murakoze cyane rero, reka nkubwira ngo dukomeze twiganirira 5 hanyuma buri wese aho ari dukomeza tumubwira ngo turamuzirikana neza cyane. Hanyuma by'umwihariko uriya ninde, uyu ninde, ni Claudine hari hakurya ibusoro mu karere ka Nyanza, nawe turagushuje cyane. Rakavuga ati joininze live good ku mugaragaro. Uriya ninde wundi watubwiye ninde, muganga rusoro avuze ati nababonye nabumvise rero 5 uriya ninde wundi tubabwira ngo turabazirikana 5 abasore n'inkumi baranezerewe, baravuga bati live good yaje ikenewe mu bice bitandukanye by'isi, mu bice bitandukanye bya Afrika. Wowe rero joininga amadolari yawe 50 gusa, undi asigaye nawe ukinjira mu isi y'amafaranga. Umusaza, umukecuru, ufa kuba ufite smartphone yawe, joininga live good, undi asigaye ibintu bihinduke mbye 5 Navuye mu cyaro ngana umujyi gushaka cash, ngo ndebe ko nahindura ubuzima bw'iyi minsi. Nyuma byaciyemo ndagafata, weekend yanjye ari mu kabari, ijoro ryose ndi mu maboate nasarishije. Yaje tumukunze Shangi Radio TV. Reka nkubwire ngo rero nimara no kubona amafaranga, nyamuneka uzirinde kuyakoresha uko wishakiye, kubera ko ushobora kuhasiga ubuzima. Amafaranga ashobora kuryohana ukahasiga ubuzima. Reka nkubwire ngo rero uzirinde kuyakoresha uko wishakiye, ntago ari byo uzayakoresha uko by'umwihariko uko Imana ibishaka, kugira ngo ubashe kugira icyo umarira umuryango, apana gutekereza ko ibintu birangiye kubaye umuntu uhonyora ibuye uko wishakiye. Oya, bishobora guhinduka. Gerageza rero hanyuma ifaranga ubonye uri saving neza, apana kuri pusha ubusa. Bangiriye inama kenshi nanga kumva yo, ninjye wizize oh na. Abari Burundi turabashuje cyane, abari Tanzania turabashuje cyane, abari Uganda turabashuje cyane, by'umwihariko Dr. Mutuforo turagushuje cyane aho ngaho uri na Kivara, ndetse by'umwihariko akura ayo mashopu yose ari hari azaho yimana hehe. Reka tukubwire ngo turagushuje cyane. Abantu mwese rero mukomeje kwerekana yuko mukurikirana Ishangi Radio TV, ndetse by'umwihariko abantu mukomeje kwerekana yuko kujoininga live good mwabigize intumbero yanyu, mukavuga turashaka kwinjira mu isi y'amafaranga. Turabashuje cyane abantu mwamaze gutinyuka, mwamaze kumenya gutinyuka icyo ari cyo. Turabashuje cyane buri wese wamaze kumenya gutinyuka icyo ari cyo, kumenya gushora kugira ngo ateze imbere umuryango we nawe yiteze imbere. Turamushuje cyane 5 bigenje ne mama. Agaburanganira taga gakururaga bancuka, garashize na mubiri n'igikanga gusa. Ninjye wizize nawe nshinja, bangiriye inama kenshi nanga kumva yo. Ninjye wizize oh na. It's a boy like a Johnny, yeah. The Truck Slayer. Shangi Record. Nagusanze iwanyu mwari icyuzuzo, ogoze ryanjye ngushyira
nibwo natangiye kukubera umugabo gito nkagenda mu gitondo nkacyurwa nijoro nasinze ngo turahe inzugi wabanje kwihangana murarambirwa ufata umwanzuro wisubirira iwanyu ubwenge buzuza ubujiji buhise ujya kugenda ninjye wabiteye umufasha mwiza umumenya rukwagiye mama sandaranda kwinginga garuka umbere umufasha mwiza mbimenya rukugiye mutima w'urugonda kwinginga garuka ubwenge buzuza ubujiji buhise ujya kugenda ninjye wabiteye umufasha mwiza. ejo hawe mbese bimeze gute? ejo hawe mbese urabona bihagaze gute? ejo hazaza hawe bihagaze gute? kubera yuko nawe ushobora kwambara Diamond, ushobora nawe kujya mu mubare w'abantu nawe bashobora guhembwa akayabo kagera kuri miliyoni 125 by'umwihariko ku kwezi kumwe gusa, ukaba wahembwa miliyoni 125 ku kwezi gusa. Reka nkubwire ngo ni ibintu bishoboka cyane. Niba uyu muvandimwe uri muri Santiago yarabishoboye, nawe wabishobora. Reka nkubwire ngo ni ibintu bishoboka cyane. Reka nkubwire ngo Life Good yaje ikenewe, yaje ishakwa, yaje ikenewe cyane. Kwinginga garuka nugera mu ruguza bona ko nahindutse mama sandaramba barirukaruke namenya agaciro kawe nakikubona ubwenge Ya mu kiganiro TINYUKA urashoboye rero ngira ngo urabona ko harimo abantu benshi bagiye batsinda, hanyuma uyu munsi bakaba bafite ranka ya Diamond. Ni ranka nkuru cyane muri Life Good, ranka ikenewe cyane na buri musore wese, ranka ikenewe na buri mukobwa wese, ranka ikenewe n'umunyarwanda wari we wese. Uyu munsi tuvugana Diamond, iranka nziza cyane aho ushobora kuhembwa miliyoni 125 ku mugaragaro. Ariko tekereza nawe ayo mafaranga ngira ngo ujye yumva ni nko mu nzozi gusa, ushobora kuyarota mu nzozi, ariko nkeka ko uwo mushahara kuwuhembwa n'ibintu nawe wumva ko bidashoboka. Niyo mpamvu rero muri Life Good hamaze kubonekamo abantu bane bonyine bamaze gufata Diamond, byerekana yuko nawe rero waba wa gatanu nuri yawe wa gatandatu birashoboka cyane. Rero nukora cyane uzatera imbere kandi bizakunda, nawe watsinda. Reka nkubwire ngo rero turakomeje. Ubuhamya bwo burahari bw'abantu benshi bamaze kujoyinga Life Good, bavuga bati hari icyo Imana yakoze binyuze muri Life Good. Hanyuma by'umwihariko Ishangi Radio TV online, Ishangi Focus TV irazira dufasha iradukangura, itubwira yuko burya Life Good itandukanye na ya makampani yandi. Ari nayo mpamvu uyu munsi rero ku Ishangi Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda, turimo tukubwira ngo rero Life Good yaje ikenewe. Reka tukubwire ngo tinyuka nawe urashoboye, tinyuka nawe urashoboye. Rero niyo mpamvu uyu mwanya turimo kuvuga ngo tinyuka ujoininge company nziza. Hamagara 0784408252 cyangwa se 078222 ubundi hasigaye twiganirire tukwakire na yombi. Dr. Victory umuvandimwe wawe, tukubwira ngo ciao ciao, tukusigiramo izi ndirimbo zikunogere kandi zikuryohere. hari byinshi bibi by'umubabaro tunyuramo abantu tukabyibagirwa, ariko ibihe by'umubabaro byagaruka tukabyibuka. Pastor the one. najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande nyakumenya iyo navuye niyo ngana, najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande nyakumenya iyo navuye niyo ngana, ndabyibutse ndababara. Mbega ubuzima butavumiriye, iminsi n'imutindi nyibukije bya bihe by'umubabaro n'amarira. Abantu twese ntitubayeho kimwe nuko tutabyumva kimwe. Hari abantu babayeho mu kinyoma, ibaze umuntu bahababaye afite agahinda n'intimba ku mutima, kuko abona mu
mugenzi we abayeho neza bikamurya ku mutima, ibyo ntibyakabaye ikibazo. Buri wese agira amahitamo ye, nkumenyesheje ko mbayeho ku bushake bwa Nyagasani atari ugushaka kwawe. Waneze imitego ndayisimbuka, wanciriye kobo Imana icira kanzu, na nubwo ukiri guhatana n'ubuzima bwanjye ntiwabonye ko nta bushake umfiteho. Gukora cyane kwanjye bizatuma ubira icyuya, ubone yuko icyo cyasha ushaka kunsiga Imana itagishaka. Aho gushaka mu buzima bwawe ari wowe gushyirira amategeko ku buzima bwawe, n'imipaka ntarengwa abo bagushakira amabi bakubure ntibazi ko wageze ino. N'imipaka ntarengwa abo bagushakira amabi bakubure ntibazi ko wageze ino. Najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande binteye kumenya iyo navuye niyo ngana. Najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande binteye kumenya iyo navuye niyo ngana. Ihangane disi biteye isoni n'ikimwaro, ibaze yuko wajyaga wicinye icyaro uzi yuko ntakiriho. Rimwe na rimwe ugatumira za nshuti zawe muhuje umugambi mukishima, uzi indi imitego yawe yaramfashe, cyahebye ukajya irebera imfubyi n'ihumbya. Ntibukeye kabiri wisanga twicaranye, mbega isoni n'ikimwaro utangira kubunza imitima ngura bigenze ute. Nk'umura uko wagize njye siko nagira tuze duturane, ntihashimirwa Nyagasani wanyijije ujya munsi y'abanzi batabarikaga. Nabunzaga amaso hirya no hino nkabona abagotagose, ntihashimirwa Nyagasani ukiza umuntu urwari rwamubonye. Ubu nibwo najya kwemera yuko imbaraga ze zitangana n'iz'abantu, ntihashimirwa Nyagasani wenyine niwe ushoboye kurengera abarengana muri ubu buvume bw'isi. Najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande binteye kumenya iyo navuye niyo ngana. Najyaga nihorera ngatekereza hashize, ntibazi inzira nanyuze, ndabyibutse ndababara. Ku rundi ruhande binteye kumenya iyo navuye niyo ngana. Hari byinshi bibi by'umubabaro tunyuramo abantu tukabyibagirwa, ariko ibihe by'umubabaro byagaruka tukabyibuka. Pastor Dewa